Yesu ashimwe, ngiye kwirirwa neza. Hakimu, God bless you. Ndabashimiye cyane. Tekereza amasaha yo kuryama ageze, ariko numvishe umwuka amatiriza ko ngomba kuza nkabaganiriza ijambo ritari rirerire. Ndabashimiye. Twizere Dieudonné, Imana iguhe umugisha. Mukore share, hari abatararyama bakireba, maze tuganireho gatoya kuba ibisonga bya Kristo, guhagarara nk'abakristo by'ukuri. Ngo itorero rya mbere muri Antiyokiya biri mu byakozwe n'intumwa igice cya 11, ngo bararebye imigendere yabo, ngo babona imivugire yabo, ngo babona imikorere yabo, ngo babona uko bari bitwaye n'uko bari bambaye n'ukuntu bari bafite ikintu cyitwa gushira amanga. Baravuga ngo aba ni abakristo. Nanjye naje kubaganiriza ngo ese turi abakristo koko? Ese turi abambasaderi ba Kristo? Ambasaderi ndumva nta muntu utazi icyo bisobanuye. Ambasaderi ni umuntu uhagararira mu gihugu cye akajya guhagarara mu kindi gihugu, yitwa Amerika, akaza guhagarara mu Rwanda, ariko agahagararira Amerika neza nk'uko yabikora ari mu gihugu cya Amerika. Ndabashimiye rero. Umwami Yesu Kristo adushoboze, aduhe kumva rino jambo. Maje kumushima, maje kumuzamura icyubahiro. Umwami Yesu Kristo arera kandi arakiranuka. Ni Imana yahozeho, ni Imana iriho kandi ni Imana izahoraho. Umwami w'abami, umwami wo gushimwa, ni umwami wo kubahwa, umwami wo gupfukamirwa. Reka ibiriho byose n'abariho bose bapfukame, bavuge ngo arera, arera, arera.
kandi azahora yera. Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'uyu munsi mwiza w'igitangaza. Ngushimiye data mwiza ku byiza wakoze, ngushimiye ku byo uri gukora, kandi ngushimiye ku byo uza gukora. Ngushimiye kubw'iri jambo, ngushimiye ku bwanyu ugiye kurivuga, ngushimiye no kuba barimo baryumva. Reka Mwami Yesu Kristo ijambo ryawe ritwoze, reka ritweze, reka riduhe gusa nawe, reka duhagarare turi ibisonga byawe twemye. Reka ubwiza bwawe n'ubumana bwawe bugaragare mu maso yacu. Reka ibyo tuvuga, ibyo twizeye bigaragare no mu mbuto twera. Reka abatubonye bose bajye bavuga ngo bariya ni aba Kristo. Dushoboze. Pawulo avuga ngo ibintu byose mbishobozwa na Kristo. Byose nta exception mbishobozwa na Kristo imbaraga. Reka Mwami Yesu Kristo tugire ingendo yawe, tugire imvugo yawe, tugire imyitwarire yawe, tugire umwuka wawe. Utwegereye yumva amahoro, utwegereye yumva ibyishimo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndabashimiye cyane. Umwami Yesu Kristo abiteho. Ijambo ry'Imana uyu munsi nabazanira avuga ngo kuba abambasaderi ba Kristo, guhagarara nka Kristo. Ese kuba ambasaderi ba Kristo bishaka kuvuga iki? Ni ugusa na Kristo mu mivugire, ni ugusa na Kristo mu mikorere, ni ugusa na Kristo mu kwihangana, ni ugusa na Kristo mu guca bugufi, ni ugusa na Kristo mu gukunda, ni ugusa na Kristo mu byishimo ubabaye mwishimye, ni ugusa na Kristo mu migendere, ni ugusa na Kristo mu myambarire. Sibyo? Kristo aravuga ngo abanjye muzabamenyera ku mbuto bera. Kubera ko ngo igiti cyose cyera imbuto mbi, nizo mbuto ziba zikirimo. Icyera imbuto nziza nizo mbuto ziba zikirimo. Hari abantu bw'abafarisayo bavuga ngo umuntu mubi mu butunzi bw'umutima we. Biri muri Matayo 12 umurongo wa 33 akaba ariho dutangirira. Avuga ngo nimwita igiti cyiza n'imbuto zacyo muzite nziza, cyangwa nimwita igiti kibi n'imbuto zacyo muzite mbi, kuko igiti kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Aho yanyuze ku mutini arawuvuma, kuko umutini wari waragaragaje ibyawo. Arakomeza aravuga ngo mwabana b'inciramwe, mwabasha mute kuvuga amagambo meza muri babi? Ibyuzuye mu mutima nibyo akanwa kavuga. Uriya niba wumva umuntu avuga nabi, atukana, agira umushiha, agira umwaga, ntukajye utekereza ko hari icyiza yaguha kiri contraire n'icyo ngicyo afite. Ni ukuvuga ngo afite ububiko bw'ibibi. Hasi hakomeza avuga ngo umuntu mwiza atanga ubwiza bwo mu bubiko bwe. Niko Yesu Kristo yavuze. Ngo umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwe bwiza. Ngo n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi. Ntabwo ushobora gufata ijerekani irimo ibiziba ngo ujye kuyivomamo amazi meza. Buriya umuntu mubi ntabwo nawe aba ari we, ahubwo ububiko bw'umutima we nicyo buba bubitse. So Kristo aravuga ngo kuba abambasaderi banjye. Ntabwo waba umwambasaderi wa Kristo wera imbuto mbi, kandi Kristo ibyo yagiye yera twarabibonye. Guca bugufi, gukunda, kwihangana, kubabarira, kwirinda, umwuka w'ubwenge, atari ubwenge bwa intelligence n'ab'isi bariga bakabimenya, ahubwo ni umwuka w'ubuhanga, to be wise, kuba wise. Sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda. Ariko Kristo aravuga ngo mubi ibisonga byanjye ni ukuvuga ngo aho ntari muhahagarare. Ubabonye wese ajya avuga ngo kabisa uyu ni uwa Kristo, kabisa. Tabita ngo ubwiza bwe bwaramurenze, yirirwa afasha abantu bose nta exception, yirirwa adodera abapfakazi imyenda. Amaze no gupfa baravuga bati no ntago bishoboka, agiye atarangije umurimo mwiza. Biriya ni ikigaragaza ubwiza bwari mu mutima we, mu buturo bw'umutima we. So Kristo arakomeza avuga ngo umuntu mwiza atanga ubwiza bwo mu buturo bwe. Ngo abanjye muzabamenyera ku mbuto, ngo ibitangaza bazabikora. Hari nawe yabwiye abigishwa aravuga ngo ntimukishimire ko mwirukana abadayimoni, ngo ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ni ukuvuga ngo ibitangaza twabikora, ijambo ry'Imana twaribwiriza, kuko na Satani ajya kugerageza Yesu yamugerageresheje ijambo ry'Imana ngo haranditswe ngo ngo uzasimbuka abamarayika bagusame, ngo bazagukorera. Nibyo koko biranditswe muri Zaburi, ariko ikintu kigaragara cyo ibyo byose twabikora, ariko ububiko bw'imitima yacu butatanga ibiturimo, ntabwo rwose tuba twuzuye nk'abakristo.
hari umuntu wambwiye ngo nkunda kwigisha mucira abantu imanza, ngo ntunga abantu urutoki, ariko mu by'ukuri nibyo umwuka aba yampaye, kandi umwuka ntabwo abeshya, ibyo ambwira nibyo bigaragara. aha ngaha urumva ko ndi kubwira noneho abakristo bakijijwe, bakiriye Kristo, ariko Yesu aravuga ngo abo ngabo muzabamenya neza bitewe n'imbuto bera. hari umuntu mperutse kumva avuga ngo umuntu mubi ashobora kuza akiyorobekanya umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, ariko wa gatatu ntiyawusimbuka mutaramumenya. araza akigira inshuti mu bantu, ariko umwaka wa kabiri agatangira kubateranya, agatangira kwera za mbuto mbi. so rero natwe rero ndifuza ko duhagarara nk'ibisonga bya Kristo, ibisonga byera imbuto nziza, byera urukundo, ururimi rwacu rugatanga amahoro, ugahesha umugisha. umuntu akavuga ngo yo disi ubwo kanaka ari uri mu rugo, reka njyewe njye kwaka y'amazi, ngo hariho kanaka ngo uriya ntashaka no kuguha amazi. bivuga ngo imbuto yera ntago zijyanye n'umurimo yitirirwa, n'izina yitirirwa ko ari umukristo. so rero hano naje kubabwira, ntabwo ndi bubatindire ko n'amasaha yagiye, ariko naje kubabwira ngo kuba ibisonga bya Kristo, kwera imbuto za Kristo, amagambo meza atari uburyarya, sincerite y'umutima, kandi tugakora ikintu tuvuga ngo abana b'isi baturebe, abantu baturebe, tuvuga ngo ese iki kintu nkoze Uwiteka Nyiringabo akibonye gute, umwami w'ijuru akibona gute? ntitugakora ikintu kubera ko batureberera cyangwa kugira ngo isi idushime. tujye tumenya ko uwo udushima ari umwami Imana, niwe umenya ngo wakoze icyiza, n'umenya ngo warya wagize kuryarya. so kuba igisonga cya Kristo rero ni uguhagarara wera imbuto za Kristo. uzera imbuto za Kristo gute? umuntu wuzuyemo umwuka wera yera umwuka mwiza, kuko umwuka wera ni umwuka w'Imana, yera umwuka mwiza, akicara n'umuntu ukumva ufite amahoro, avuga uti reka njyewe ndabizi ndavayo ampumurije. ukagira imbaraga zo gufasha abakeneye ubufasha, ukagira imbaraga zo gukansoringa. ntiwishimire ibibazo by'abandi, ntiwishimire imibabaro, nabo baba barakubabaje ntuvuga ngahwa, harya niko babyita, ngahwa, sinzi ukuntu babivuga, ahubwo ukavuga uti yo disi Imana imworohereze, ndabizi kiriya kigeragezo kiragoye, Imana imworohereze agicemo amahoro. twere imbuto rero z'abakristo, tube ibisonga bya Kristo, duhagarare nk'abana b'Imana. n'ahantu uzajya uhagarara ujye uvuga uti nubwo bimeze gutya ndabizi ko ndi umwana w'Imana. ikindi kintu kigaragaza ibisonga bya Kristo niyo tugeze mu bigeragezo uko tubihagararamo, tukihangana, tuvuga ngo nuko byagenda gute ntabwo tuziyandurisha ibiryo by'ibwami. nk'aba bahungu batatu bavuze bati nta kibazo muduha amaminwa y'ibishyimbo, ntabwo tuziyandurisha ibiryo by'ubwami, tukihangana mu kigeragezo. izo nazo ni izindi karagiteri zigaragaza ibisonga bya Kristo. kandi ntabwo umuntu yagaragara cyane mu byiza, umwana w'Imana burya agaragara mu bigeragezo. so tube ibisonga bya Kristo, amagambo atuvamo agaragaza umwuka twakiriye, imitekerereze dutekereza igaragaza umwuka twakiriye, uko twambara. burya umuntu mu cyongereza bita perception, uko ubonye umuntu bwa mbere ahita agusigurira uwo ari we, akenshi ahita agusigurira uwo ari we. gusa simvuga ko ari sample gusa, ariko akenshi agusigurira ahita agusobanurira uwo ari we. so rero mu myambarire yacu tujye twambara imyenda tuvuga ngo abana b'Imana barambara bakikwiza. aha ni ukuri ntabwo ndi kuvuga imirimo cyane, ariko bikwereka umwuka utuye muri wowe uwo ari we. umwuka ukurimo ugaragaza decision ufata umunsi ku wundi, decision ufata, uburyo ki ubana n'abantu, critique ukora, fréquentation ugira. fréquentation mu cyongereza, mu kinyarwanda ikigare ugendamo kigaragaza uwo uri we. so rero mureke tube ibisonga bya Kristo, tube ibisonga bya Kristo mu mivugire, tube ibisonga bya Kristo mu migendere, tube ibisonga bya Kristo ahantu hose. abatubona bose bajye bavuga ngo yo disi bara ni abakristo. ngo ubwa mbere babona muri Antiyokiya y'abakristo, ngo baravuze ngo bari abana b'Akristo, baragenda nka Kristo, baravuga nka Kristo. natwe reka biduhamirize ko turi abakristo by'ukuri.
umuntu aza agutekerezaho ikintu kibi, aza azi ko aza gukuraho icyo umufasha kitari cyiza, ibyo ukora bitari byiza, ajya avuga ngo yo disi uyu muntu ni uwa Kristo. Uzarebe umuntu ugushyizeho temptation, ikigeragezo bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, akabona ntigikunda, agera akavuga ngo uyu ni uwa Kristo. Niyo mpamvu Kristo yavuze ngo mugire imigenzo myiza mu bapagani, ngo nabo bazahindukira mu munsi wo kugendererwa. Umunsi wagenderewe niho batavuga ngo yo disi wa muntu ni Imana, ni Imana imukoreramo. Ngo nuko ubushize nabigishije ukuntu bavuze ngo ni Imana, babonye ibyo ibibaye kuri Pawulo, bageze baravuga ngo disi ni Imana. Ntabwo bavuze ngo ni Imana yabikoze, ahubwo baravuze ngo ni akamana gato kanditswe na intoya, ngo disi ni ngo yo ngo bategereza ko ari upfa byimbiwe, ngo baraheba, ngo baravuga ngo ni Imana. So rero njye nashaka kubabwira akantu gatoya cyane simbatindira, kavuga kugira imigenzo ya Kristo. Mu Bagalatiya hari abavuga imbuto z'umwuka wera, barazivuga zose, hasi bakavuga ngo ibyo nta mategeko abihana. Kuba umuntu mwiza nta mategeko abihana, ni ikintu cyiza, n'abantu baragukunda. Isi irakurwanya, ariko abafite amaso y'umwuka n'abahishura ubwo uriwe baragushyigikira. Isi ntabwo ishaka kugukunda mu gihe cyose uri gukora ibiri contraire n'ibyo umwami wabo ashaka. So ndabashimiye rero, numva nshaka kubabwira ngo kuba ibisonga bya Kristo. Nifuza ko twakora isengesho kugira ngo umwami Yesu Kristo adushoboze kuba ibisonga bya Kristo. Nicyo ngicyo numva nshaka kuza kubaganiriza, kuba abambasaderi ba Kristo. So murakoze cyane, Uwiteka nyir'ababarinde. Reka tubanze dusenge. Data wa twese, Mana yo mu ijuru, Mana nziza, Mana ikiranuka, Mana y'amahoro, nkomeje kugushima cyane, nkomeje kuguhimbaza. Urera kandi urakiranuka, kandi watangiye umurimo muri twe ngazanawusohoza. Niyo mpamvu umwami Yesu Kristo nkwinginze n'umutima wanjye wose wo kubw'uru rugendo dukomeje, udushoboze kwera imbuto z'abihannye, udushoboze kwera imbuto z'abera, udushoboze kuba isonga byawe, udushoboze kuba nk'uko umeze, uduhe kwihangana, uduhe guca bugufi, uduhe gusenga, uduhe kubabarira, uduhe urukundo kuko ukozwe mu rukundo, uduhe amahoro, uduhe kwirinda, utwuzuzemo amaso y'umwuka, uduhe kurobanura imyuka, uduhe kumenya aho dukandagira n'aho tudakandagira, uduhe uko twitwara, uduhe mwami Yesu Kristo kwera imbuto. Reka tube urumuri rw'isi, reka tube umucyo w'isi. Imitima yacu nyijanditse mu maraso yawe Kristo, imibiri yacu nyijanditse mu maraso yawe Kristo, imitekerereze yacu nyijanditse mu maraso ya Kristo. Reka mwami Yesu Kristo dushoboze, kuko atari we ntabwo twabishobora. Mwami Yesu Kristo urakoze cyane, ndagushimiye, nguhaye icyubahiro. Urera kandi urakiranuka, kandi ijambo ryawe riravuga ngo ubasha gukora cyane ibihambaye kurusha ibyo dusaba. Reka mwami Yesu Kristo uguza kubohora imitima, ubohore n'imibiri, ubohore mwami ahantu hose haboshye, ngo igiti cyose kitatewe nawe kizarandurwa. Ndagushimiye cyane mwami Yesu Kristo, ishimwe no gukomera n'ibyawe. Amen. Murakoze cyane. Nanje kubaramutsa ngira ngo mbaganize kuri ako kajambo gatoya. Mugisha, God bless you. Museveni, God bless you. Hakimu nawe nagusuhuje. Imana ikomeze ibiteho kandi Imana ibagirire neza. Nongeye kubabwira ngo I love you so much. Imana yo mu ijuru ibarinde, ibandindire, kugira ngo ejo muzajye guterana mumeze neza, kandi Imana izabashoboze. Muzagende mu rusengero muramye, muhimbaze. Kuramya kuroza, kuramya kurabohora, kuramya kwibagiza ibinuza ibibazo. Ngo Pawulo na Sila bari muri gereza, ngo bararamya, ngo iriya migozi yari baziritse iracika. Mu isi y'umwuka hari ibibasha gucika byinshi, hari ibibasha gushwanyagurika. Igihe cyose tuzamura Uwiteka amaboko tukayiramya. Ndabashimiye rero, Uwiteka nyine ngo ababarinde kandi abiteho muri byose. Shalom, shalom.